ikinyarwanda cyabo. Iyo uhageze iyo bazi ko ukizi bishimira no kukubona, ahubwo bagashaka kukuvugisha mu kirashi kugira ngo barebe ko ukikibuka. Iyo baganije rero bagahita babona ko ukibuka, barishima cyane, bakavuga ati kumbe na runaka ikirashi nacyagifite umugongo, ati natwe dukomeye twivugira ikirashi cyacu, ukumva barishimye. N'umutawushantera bamutera bakiriza bona harimo mukazi murunjeje twezanira muyundo reba munda ekazaratata mawe bamutera batere pundu mpora mpora niko tuzana muyundo mpora mutayagara muyundo mpora turabasinga muyundo umugeni tasinga nyineju muyundo harima mukazi wange tindi kuharika amazima aije gutwara uwashozala tindi kuharika amazima mare tuzane muyundo tindi kuharika amazima. Ikirashi n'ururimi rwitu abantu bampanga akagari ka Nyakabungo, akagari ka Biyorere, akankobwa, akagari ka Ntaruka, ubwo ni muri Nasho, ubwo n'umurenge wa Nasho, akagari ka Rugarama n'umurenge wa Mushikiri, n'akagari ka Nyarutunga na Nyabitare. Hari abantu baretwa abarashi bagamba ururashi ni bagamba nti n'abantu bakaruga Tanzania bakaba nibayikara kunuya imyaka mingi munonga bariranwa nibayikara ko karagwe abindi bariyo ko Kirehe. Uwo munsi go nibo bayizire ni bagamba ururimi rwabo nibazina ururimi rwabo byabasemiza munonga. Nkagwara n'uburenge bukacyama nkagwara n'akamambiri kandema mbwenu nabagamba leta mitiweli abanyarwanda bayine mitiweli bashemererwa banurirwa burundu nnyo. tukarwara ebirenge byenu bikacyama twakambara inkweto zikacyama bigacyama no kuvuga ngo bikitambika. Hari ukuntu kera abantu hano twarwaraga cyane ntabwo nabitsinda mu gihe cyabanje abantu muri kano gace barwaraga imvunja, abantu bakagenda ibirenge byitambitse, aho rero bavugaga ngo twararwaraga tukarwara ibirenge bigacyama, nuko bakunda abantu bagendaga ibirenge bisa n'ibitambitse gutyo. Ariko ubu ngubu kubera politiki y'igihugu cyacu yo gutoza abanyarwanda isuku n'isukura, nano mu karere ka Kirehe yarimakajwe, tunashimira ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe ko bwashyizemo imbaraga mu gushishikariza abanyarwanda by'umwihariko intaganzwa za Kirehe gahunda y'igihugu y'isuku n'isukura. Abanyarwanda bo muri aka karere ubu amazu yabo basigaye bayakurungira ku buryo nta kibazo cy'imikungugu igihari, ku buryo bahura n'aya mavunja. Abadafite ubushobozi bwo kuba bashyiramo sima barakurungira ku buryo ya mikungugu yatumaga imbaraga sazibamo bakarwara imvunja iyo ni igihari. Muyunda rero cyatumye nyiririmba, nari narakoze indirimbo yitwa Icyabahukwira, bivuga ngo icyabahobagije. Abantu benshi bakunda kwita igisupusupu cy'igisaka, mvuga ngo icyabahukwira rugaba, icyakwekwera rugaba, onajya kukigamba rugaba, icyo munsi y'umukundi kinura. Benshi rero narimbye munsi y'umukondo mbivuga muri rwa rurimi rwacu, aho navuze ngo icyabahobagije nta kindi nicyo munsi y'umukondo, icyamazira bahunga n'ubwoko bw'abega. Bityo rero navuga ngo ni icyahobagije abahunga cyangwa se bwa bwoko bw'abega. Bityo impamvu mba nyiririmba
nuko iyo ndirimbo yo nyiririmbye cyabahukuye mbwira abandi murabona abantu benshi barafungwa abandi bafata bana ku ngufu abandi barakizira nicyo munsi y'umukono ariko noneho nkongera nkavuga ngo leta njugano otekeho ruyumbu bishatse kuvuga ngo uzane inkwano ushyiraho n'inkanda kugira ngo ubashe kubona wa mugeni mu nzira nziza atari bya byo kuvuga ngo icyabahobagije bize mu nzira mbi umugore wanjye rero yaje gufuha kuko mvuze icyo munsi y'umukondo aricyo naririmbye nibwo naririmbye ngo pora niko tuzana ariko navuga niko dukina ubwo niko nari ntangiye narangiza nkavuga ngo muyundo bishatse kuvuga indi byaha yabyaye igihugu yabyaye abarashi ari bo mu karere ka Kirehe kugeza aya magingo rero muyundo iyo ndi byara ni ikintu twaha agaciro indirimbo nayise indi byara ariko imbere igitera cyenda bavuga ngo Halima mukazi wange tindi kuharika mazima ngo Halima mugore wanjye sinzaguharika bityo nashatse kumwereka ko nubwo naririmbye icyabahukwire bidashatse kuvuga ko nzamuharika niyo mpamvu nahise mumwereka ko ntazamuharika rwose umugore wanjye aratuza nibwo imbere yaho gatoya uyu mugore umukecuru nawe ahita azaririmba ngo iyashemera ngo araberewe araberewe umukobwa araberewe umugeni ubwo twita iyo ndirimbo n'iy'ubukwe noneho Halima nkavuga ni mugore mwiza sinzaguharika umusaza wawe yanciye inka n'amahembe nemera kwitanga yancwe njubu rwa tamato bivuze ngo yanciye inzovu kamena mivure nemera kwitanga muri make yanciye inkwano iremereye bityo rero ntabwo naguharika iyo muyundo muri make ni muri make twisobanuye yaba ari ndende ururimi rw'ikirashi rugenda rucika cyane cyane ko abaruvuga ari abantu bakuze abana bato ntabwo bazi barabyuka bakajya ku ishuri bakavuga ururimi rwo ku ishuri bakagera mu rugo ugasanga n'ababyeyi barize ikinyarwanda ku buryo umwanya wo kukirashi n'ababyeyi ntabwo babona ndetse n'abari bakizi abatarasaza ubona rimwe na rimwe batabona abo bakiganiraho cyangwa se bakagombye kukiganira ugasanga badaturanye bityo noneho urwo rurimi aho kuruvugira hakabura n'umutawu shantera bamutera bayikiriza bona nkemerera harengerire nafora narekura na cumita kirigambwa maramaho abakazi batere mpunde empangareza zina ruhanga amahoro gataha Rwanda bagara umwe n'ubweyunge bwenu yatwombekera tuha amavuriro yatwiririza ubuyobozi yatuhentanya kusinga abana banywa amate bakira bwaki ubwo n'umuzari wa Paul Kagame oragire magendo shamigani oragire magendo shamigani aye oragire magendo shamigani oragire magendo shamigani oragire magendo shamigani aye oragire magendo shamigani oninde ndimbice orindi bya mutwe oragire magendo bya kibuno oragire magendo nimbirya oragire magendo shamigani oragire magendo rukabuka aye oragire magendo shamigani oragire magendo shamigani oragire magendo shamigani aye oragire magendo shamigani ibyo yokayiyayi nkagenda umukama ibanzega kitebe kiri uru rw'inkima n'urundi rw'injobe ko nagira ngo ninyimuka ibyo yanayiyaho oragire magendo shamigani oragire magendo rukabuka aye oragire magendo shamigani tukaiyayi nkagera umubukama nagira ngo nindarama ihatana yaho oragire magendo shamigani oragire magendo rukabuka aye oragire magendo shamigani ishongo kayiyayi nkagenda umubukama nagira ngo nindarama ikanda ryagwamo ishongo nayiyaho oragire magendo shamigani oragire magendo rukabuka aye oragire
uragire magendo shamigani simosho kayiyayi ingwagiro mwibuga nashanga marume wentare yasingura nasingamo ikimosho nayaho uragire magendo shamigani uragire magendo rukabuka uragire magendo shamigani ninye rukabuka nyamukuru ustazi umundangamuco za Kishaka Migongo mba mvuze nti ninge rukabuka nyamukuru bishatse kuvuga ngo ndi umucyaba ubundi nkobe niyo twahimbira gutuzina twitwa rukabuka nkongera kongera ikabana shamigani bityo uko nisanze mu muryango w'abacyaba ngenda umuhanzi naje guhanga indirimbo igendanye n'ubwoko nkomokamo bityo rero aho mvuga ngo ibyoyo kayihaye cyangwa nanjye mvuga ngo ondinde ndimbike undinde nanjye ndashyiramo undi murindi rwacyagiye igihe baba bari kurinda ya nkobe ngitajya kona nayishyiramo undi murindi urinde ibya mutwe ibya kibuno nimbirya n'urinde ibyo ku mutwe ibyo ku kibuno nibyo ndi bwone bityo rero ni indirimbo urebye igendanye n'inkobe twashakaga kuvuga umva ngo noneho birangiye ndavuga ngo ibyoyo kayihaye ubwo yawabukuye nagiye ibwami banyakiza intebe iriho uruhu rw'inkima n'urundi rw'inzobe inzobe ni inyamaswa n'inkima nayo ni indi nyamaswa umuryango murabyumva ariko hari udutebe twa kinyarwanda twajyaga tubaho bakundaga gushyiraho impu bityo rero izo mpu inkobe ko yagiye kwicaraho yavuyeho ko yari yegamye kuraho ubwoya hanyuma ngo kihato kayihaye nkagenda mu bukama kubona banteka igitebe kiriho uruhu rw'inzobe binagira ngo ninyimuka ikihata nayihawe nagiye ibwami bampa intebe iriho uruhu rw'inzobe urabona inzobe ni inyamaswa ifite mbega navuga ko ifite ishusho yo kuba nk'inzobe y'impamvu bayise inzobe nayo ni inzobe igize ngarahaguruka kihatana urabona cya kibuno cy'inkobe usanga gisa umutuku cyarakututse bityo rero niho yakomoye cya kibuno cyayo cyakimeze gutyo noneho barayibaza ngo ese kureba hari abantu benshi batazi ko inkobe ireba amarari sinzi ukuntu amarari aribyo bamwe mu kirashi twita ishongo usanga ijisho rimwe rireba ukuntu nyine bityo rero bayibaza ngo ishongo kayihaye inkobe burya abantu bayizi itunga amaso aba ari amarari nyine ntabwo ireba neza bityo iravuga iti nageze ibukama ngize ngo ndareba hejuru igitonyanga kigwamo aribyo bita ikanda ryagwamo naho ngaho amashongo yaturutse cyangwa se amarari noneho bayibaza ngo kugendera ibumoso wabikomoye ati ibumoso aho nabikomoye nagiye kwibuga nsanga marume cyangwa nyokorome aho yakandagiye kuko burya bazi intare nayigendera ibumoso aho yakandagiye hanyuma nayo nkobe yaje gukandagiramo birangira akaguru nako kagendeye ibumoso na indirimbo nakoze niyo ariko urebye nubwo nayisi y'inkobe muri make mba ndi kwivuga kuko nanjye no mucyaba kandi abacyaba bazirana n'inkobe nta mucyaba wapfuca inkobe nta mucyaba wagira nabi inkobe bityo aba ari nk'abavandimwe nyine harimo bita umuco kavukire ariko n'imico isa n'ikinyarwanda cyangwa ifite inkomoko ku kinyarwanda kuko mwabyumvise nk'ikigoyi ikirera akaba ari n'imico idafite ku nkomoko mu kinyarwanda navuga nk'ikirashi urukiga ruvuga mu bice bya ntara y'amajyaruguru ndetse n'uburasirazuba muri za Kiyombe mu bice bitandukanye natwe rero hano hari abantu bavuga ikirashi kubera amateka ya Afurika usanga abantu bahari bafite base wabo basekuru bari muri Tanzania baranyamba abandi bari mu Rwanda kubera nyine ari kare gahereye ku mupaka imurika y'abasundi bahita rugana bahita tena ahitera biso ubwo munsi nuko ibyesimo leta y'ubumwe kasutezi biso wenda abantu bato batakivuga ko n'ururimi nyine rutatigishwa mu mashuri n'ahandi abantu bato ntabwo bavuga cyane bavuga ikinyarwanda ariko usanga ugeze nka za Nyakabungo usanga hari abantu bakuru batazi n'ikinyarwanda neza ururashi
ni ururimi rukunzwe, ni ururimi rwa basogokuru, rwa basogokuruza, rukomoka ku mwami Ruhinda wa Karagwe waraze Gisaka akakiraga umukobwa we witwaga Nyagakende, akamubwira ngo nakuraga ikishaka, ariho hakomotse izina Abanyagisaka. Bivuze ngo ikishaka cyari igihuru, yamuraze igihuru cyari ahantu nyine, amubwira ati uriya musozi kiriya gihuru nicyo nkuraze mwana wanjye, amuha inka, amuha n'ingabo, baramuherekeza aza gutura hano mu Gisaka, ariho hakomotse rwa rurimi rwitwa ikirashi cy'Abanyagisaka. Bityo rero ururimi rwacu rw'Abanyagisaka rwakomotse aho ngaho mu basekuruza. Uwo Nyagakende ariwe wabyaye umwami Kimenyi, akabyara na se ari nawe se ise Kimenyi mwene Buregeye, mwene Ruregeye ndakeka. Bityo rero aba basogokuruza badukoreye igikorwa nk'icyo, ururimi bakarukunda, ururimi rukaba rwarageze aha, nta na rimwe twakwifuza ko rucika, cyane ko rwakomotse ku bami bayoboye Igisaka. Nk'abantu biga mu ndimi, biga muri za kaminuza, bashobora gukoraho ubushakashatsi, bakaba bakora inyandiko bashaka za diploma zabo, ku buryo bagira icyo bandika kuri urwo rurimi, bikajya mu mabiblioteke, bagatanga za recommandation. Bityo rero icyo gihe haramutse ibyo bintu bikozwe, za kaminuza cyane cyane nizo nsaba zigisha indimi, ko zakagombye kugira icyo zikora zifatanyije n'iriya minisiteri ifite indimi mu nshingano zayo. Nubwo batarwigisha ariko rukagira amateka rusiga, akaba hari aho ushobora kuba wasoma ukavuga uti mu Rwanda nubwo ururimi mu ndimi zakoreshejwe mu Rwanda muri iki n'iki harimo n'ururashi, noneho bikajya mu mateka y'igihugu.